aya basi nongeye kuguha ikaze hano kuri filime yacu Ibanga ndetse no kuri Venke Empire. So guys, rero murabizi ko tuba tubafite filime yanyu Ibanga ndetse filime ibabereye mwebwe mukunda filime nyarwanda ndetse namwe mukunda kureba filime zirimo inkuru za kubaka. So guys, rero murabizi ko tugeze kuri episode ya 76. So guys, murabizi ko episode ya 75 twayibahaye, kandi niba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo dukomeze tugendane mu zindi behind the scenes zose ziba zisohoka zivuga kuri filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko tubakunda cyane. So guys, rero agahinda kwa Jojo kakomeje gufata indi ntera. Jojo yakomeje kubura umwana. Ese bizagenda bite? Ese Jojo murabona azabona umwana bigenze bite? Ese yiyakire avuge ko katazongera no gutekereza ku mwana? Biraryana ntago wabaho udatekereza umwana, kandi murabizi ko buri mubyeyi wese wabuze urubyaro, murabizi ukuntu biryana. So guys, rero murabizi ukuntu Jojo we na Niyori we umushiha gwakomeje nago kwiyongera. Jojo akomeje kugirira Niyori umushiha gurenze urugero. So guys, rero murabizi ko filime yacu ikomeje kugera ahantu noneho tugiye guhatwikira rimwe noneho hagahira rimwe. So guys, rero niba nawe uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange, niyo utarakora subscribe hano kuri Venke Empire wakora subscribe, ubundi tugakomeza tugasharingana mu bindi kuko byose tuba dukora umunsi ku munsi, kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko niyo channel yonyine yahiswemo kuza bagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga, kandi murabizi noneho ko uyu munsi ibyo utabonye muri episode y'ejo, uyu munsi byose uze gutegereza saa 7 zuzuye, ntuze kubura kuri Miss Nyambo. Byose uraza kubibona uko byakabaye muri filime yacu Ibanga. So guys, rero niba nawe uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, nkaba nkushishikariza kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye ndetse umunyamuryango uzi ikintu yahisemo. So guys, murabizi ko ngewe najya mbabihiriza, murabizi ko iyo mvuze ikintu kiba. Ese mwebwe murabona ko Nyambo na Niyori cyangwa se Dete na Niyori cyangwa se Mutoni na Niyori inkundo zabo ziri kugana? Ese Dete we kakomeje kwikurura kuri Niyori birenze urugero, murabona bino bintu bizacurira he? Ese murabona Dete azaremba yegukanye Niyori? Ese murabona ubundi bwo bitabaye? Ese wowe iyo urebye Ive we urukubona atarangije kwegukana Nyambo? Ese nkaho ukunda filime yacu Ibanga, nawe ukunda izindi filime zose nyarwanda, nkubajije ngo ijambo umubesto ni bisobanuye iki? Njewe simbizi, ibyo by'ababesto simbizi. Ese umubesto akora iki? So guys, rero ndagusaba igitekerezo cyawe kuko ngiye unsobanure kuko ibyo by'ababesto njewe simbizi, sinzi icyo umubesto abakora. So rero ntamatsindiye filime yacu Ibanga, murabizi ko noneho tugeze ahantu hashimishije, ahantu utayicikwa n'umunsi n'umwe, kandi ndagushishikaza kutagenda ubura kuri Miss Nyambo saa 7 zuzuye kuko niho filime yose Ibanga iba iri. Hano ho ni behind the scenes ubundi tuba tubagezaho, niho filime iba izingiye, hano niho tuba twatumwe ngo tubagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, niba uyu munsi irasohoka cyangwa se itarasohoka, niba murabona episode 2 cyangwa se murabona imwe, ni hano usabwa kugira ngo ube warakoze subscribe, ubundi ube wakurikiye yino channel kugira ngo nawe ube wabasha kuba wabimenya hakiri kare. So guys, rero niba nawe ukunda Ibanga, narwe turagukunda, kandi murabizi noneho ko Tereza we na Nyambo we bakomeje kugenda bakuza ubuvandimwe bwabo, kandi turabizi ko Nyambo na Niyori bakomeje kugenda bashwana gake gake, kandi birani ibintu bidasanzwe bibaho mu buzima. Kandi murabizi ko filime yacu Ibanga ni filime yanyu, ni filime tuba twabateguriye, ni filime ibabereye, ndetse nta muntu wareba filime yacu Ibanga adakunda inkuru z'urukundo cyangwa se inkuru zishimishije. So guys, rero kongera duhure mu kanya saa 7 tubagezeho episode ya 76 ya filime yacu Ibanga, kandi turabakunda cyane, ndabashimiye cyane, murakoze.